Tuguhaye ikaze kuri iyi channel. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo ushobora kudownloadinga video ukayikora kuri Facebook ukageza muri gallery yawe mu buryo bworoshye cyane. Kugira ngo twihute tutaza gutinda cyangwa se video ngo ibe ndende, turaza muri telefone yacu tureba application ya Facebook, tuyifungure, ndayikandaho, nuza kuyifungura wowe uraza gutungukira ahantu hameze gutya. Ngiye kuba wenda narebamo video ushobora kuba nadownloadinga, kugira ngo wenda nyibone byihute reka nze nkanda hano kuri video, kuri icon ya video nze scrolling wenda ndebemo video nshaka kuba nadownloadinga. Tuvuge urugero ko ngiye kudownloadinga nk'iyi ngiyi yenda n'urugero, cyangwa se nkakomeza nkajya magana hepfo nkareba video nshaka bitewe n'iyo nshaka kudownloadinga. Tuvuge urugero ko ngiye kudownloadinga nk'iyi video ariyo ngiye guhitamo cyangwa se ariyo nishimiye ko nadownloadinga. Ndaza nkande kuri kano kantu ntugiye gukora share, nkande gutya, nimara kuhakanda ndetse nze nkanda hano handitse ngo copy link, witegereze neza step by step uburyo ndi buze kubikora. Ndetse nze nkanda hano handitse ngo copy link, ndakandaho gutya mpite nyikopiya. Nimara kuyikopiya ndahita mfunga telefone yanjye, nze muri application zanjye mfungura application ya Vidment. Kugira ngo mwebonye neza uburyo nabikoze ko ari video na kopiye yo muri new species ningiye kuba na downloadinga igeze muri gallery yanjye. Numara gufungura application ya Vidment, ikintu ukora uraza tukanda hano muri search hano hejuru, ahangaha nkandemo gutya, noneho mpite nza testingemo ya link na kopiye. Nimara kuyishyiramo mpite nkora search nk'ibisanzwe cyangwa se enter, biraterwa n'icyo waba ukunda kuvuga wenda cyangwa se gukoresha. Urabona ko jyewe namaze gukora search, ndategereza akanya gatoya, noneho baraza guhita bakwereka kano ka icon, kano kantu kari hepfo, kano natunzeho udufresh tubiri, sorry gatoya, akangaka ko mugana hepfo, akangaka ndaza kwita nkakandaho gutya. Nimara kugakandaho ndategereza akanya gatoya birodinga, ariko hano hepfo baza kwita banyereka ahantu handitse ngo download. Hano natunze aga fresh, urahita uza kandi kuri download, ubundi bihita bitangira kuri downloading. Aya ngaya ni ama ads nk'ibisanzwe, ariko murihangana ntabwo bize kuba byatinda, uretse ko n'ubu ngubu video yawe bamaze kugira muri telefone cyangwa se muri gallery yawe. Tugiye kujya muri gallery yacu turebe ko ya video yamaze kugeramo. Ndaza muri application zanjye ndetse muri file cyangwa se muri gallery, biraterwa naho waba ushaka. Ngo ndahita nza nkande muri file yanjye, nimara gufunguka urabona ko video already yamaze kugera muri gallery yanjye cyangwa se muri file yanjye. Rero iyi ngiyi yari ya video twari dufite. Ubona nuko nuza ugakanda hano handitse ngo videos, ugakandaho gutya, uraza kuba wasanga video yawe yamaze kujyamo. Dore ni iyi ngiyi, dore ni iyi natunzeho aga fresh. Aha ngaha rero ushobora kuba wayikoresha icyo ushaka cyose, kuko bamaze kwigereza muri telefoni yawe mu minota mike cyane. Ngira ngo ni uburyo twabikoze kandi nta kiguzi na gitoya bigusabye, ukaba wayikoresha icyo ushaka, cyangwa se ukaba wanayisharinga ku bandi bantu ushaka, wibitse muri gallery yawe cyangwa se mu bundi bubiko bwawe bwa telefoni waba ushaka. Ni buno buryo rero wabikoramo. Wowe twabonye muri iyo video nizeye ko ukoze subscribe, like, share na comment, kugira ngo tuzajye ukikora na video nziza tukugezaho za buri munsi. Niba ari n'ikibazo ufite byandika muri comment tukagufasha.